Pozisiyo ya kane, kuryama ku gatuza k'umugore wawe mu mabere. Ryama mu gatuza k'umugore wawe mu mabere, uryamemo maze umugore narangiza gufate gutya, biraryoshye cyane. So I can imagine biraryoshye cyane. Umugabo arishima cyane kumukorakora, kumuhereza ka karese muri cya gihe akuryamye mu gatuza, madamu umuhereza za karese mu izosi, mu mutwe, iki byose arya mu mabere yawe, aranezerewe cyane. Hano gituza Imana yaduhaye uku nguku nabikoze hano, wabonye? No kuvuga ko ukuguru k'umugabo kukugiyeho hejuru, umugore nawe yinjije hasi, icyo gihe ibitsina byanyu bigukonanaho hagati aho ngaho, biratuma mugirana ukumvura mwumvishe, niho utangira kumusoma, niho utangira kugira gute mu gatuza k'umugabo wawe. Ya mu gatuza k'umugabo wawe uka feeling uryama uvuga ati sheri biraryoshye cyane. Siko biryoshye, biraryoshye cyane. Ngewe yongeye mu gatuza k'umugabo wanjye mba numva nduhutse, mba numva nyine nabyo bibazo byose na za bire zose zagiye, uba wumva nyine wageze mu ijuru. Umugore akaryama gutya, tuvuge gutya, araryamye gutya, umutwe uri hano hejuru, ikibuno cye kiri ahangaha, amaguru yari ahangaha, akihina gutya. Yakwihina urabona kino kibuno aho kiri, igitsina cy'umugabo kiba kiri ahangaha, hagahita hagira gute hakora ku gitsina cy'umugabo. Ibyo bintu noneho umugabo yarangiza agahita afata gutya, agahuza mu nda, agafata mu nda, akamwiyegereza ku buryo neza neza biri buze kugira gute intuzenye igisusu cy'umugore, ikibuno cy'umugore n'intuze n'igitsina cye byose biraba biri gukora ku gitsina cy'umugabo. So rero tugiye kuvuga rero ku miryamanire, amapozisiyo ushobora kuba waryama mu gitanda cyawe bizatuma uhora wifuza mugenzi wawe, wifuza umugore wawe, wifuza umugabo wawe, ariko nyine mwese mwabigizemo uruhare. Nkuko nababwiye ngo tugomba gukoresha imibiri yacu kugira ngo dushobore kuba twashimishanya. Hanyuma umuti wa mbere ni uyu nguyu, sinzi niba mubona neza, ni uyu nguyu, ni pink. So bawita vagina probiotic, niko bawita uyu nguyu. Ubwo tugiye mfata ibinini bibiri gusa byonyine, naba bandi mwamaze kugura muba muri kumbaza ufata gute, reka tuwufatane. Urashobora kuwufata mu gitondo, urashobora kuwufata hagati mu munsi, urashobora kuwufata nijoro, nta kibazo. Hanyuma rero tugiye gufata uwundi wa kabiri, ariwo bita vagina moisturizing and mood, bisobanura yuko utanga ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Uriya wa mbere ntabwo nabasobanura, ariko ndabasobanura byose. Ubwo ngubwo naho ngomba gufata ibinini bibiri, byose ubifatira rimwe. Iyo aje amacupa aza ari kumwe ari abiri. Imiti ni ibiri. Hari uyu nguyu wa pinki mwabonye, hakaba n'uyu nguyu wa red. Ni ukuvuga ko imiti iratandukanye. Uyu nguyu wa pinki utuma igitsina gihora gifite ubuzima bwiza, kigatuma igitsina cyawe gihora gihumura neza, igitsina cyawe gihora gifite ubuzima bwiza, kandi kikakirinda kurwara ama-infection. Ama-infection murayazi, y'abagore aba yabarembeje, ikurinda kugira gute kurwara ama-infection, ziriya bacteria zinjira z'umwanda. Mu gihe wafashe uyu muti ntago iriya myanda iyije ihita isohoka rwose, ntihongere kurwara ama-infection. Kandi noneho na babandi bafite ibibazo byo kujya mu mihango bigenda bihindagurika, babandi bafite ibibazo byo gutwara inda, babandi bafite ibibazo byo kuribwa mu nda mu gihe bagiye mu mihango, uyu nguyu uyu muti mu gihe uwufata ntabwo ibyo bibazo wongera kubigira habe na gatoya. Hanyuma uyu wundi nawo ni umuti ugufasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yawe ihore igenda neza ku mugore. Murabizi ko abagore bakunda kubagora cyane. Hanyuma rero uyu muti utuma ugira ububobere mu gitsina cyawe, ugatuma ugira amavangingo, hanyuma ugatuma kandi ugira ubushake. Kuri babandi bafite ibibazo by'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, uyu muti ni uwanyu. So hanyuma rero kuwushaka, niba uwushaka wajya kuri TikTok yanjye, mfiteho link ugenda ugakandaho ukagura uwawe mu gihe utuye hano muri Amerika.
ariko mu gihe utabishoboye nta kibazo waza ukansanga ni box ukoresheje inomero yanjye iri aho ngaho, hanyuma ndabishyiraho information zose hano, noneho ukagira gute ukanyandikira kuri WhatsApp nkagukorera order, nkakubwira uburyo ushobora kunyohereza amafaranga nkagukorera order. Umuntu uba muri Amerika ni amadolari 80, umuntu uba muri Canada ni amadolari 100, umuntu uba muri Australia ni amadolari 150, uba mu Rwanda, mu Burundi n'ibindi bihugu byose byo muri Afrika ni amadolari 180. Niyo nyoherereza, hanyuma bakabishipinga bakabizana ibya ewanjye, none nanjye nkabigushipingaho, niyo mpamvu bihenda. Ariko ugiye kuri TikTok yanjye birahendutse cyane, birakorohera kugira ngo ugire, kubera ko nawe bisaba yuko ugomba kugura membership. Ubwo rero ku bantu bashaka yuko mbagira inama mu rugo rwabo ku giti cye, umuntu ku giti cye, no kuvuga ko ahamagara kuri izo nomero mubona aho ngaho nazibahaye, arahamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Guhamagara ntago ari byiza, guhamagara reka ndongere mbisubiremo, guhamagara ntago ari byiza, ahubwo uranyandikira kuri WhatsApp tukumvikana gahunda, mwabibonye aho ngaho ku isaha imwe ni amadolari 50. Bwa mbere duhura nkumva ikibazo ufite mu rugo iwawe, hanyuma nanone twadesida guhura bwa kabiri, ariho nkubwira yuko ugomba kugenda kuganiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kugira ngo bwa kabiri niduhura mube muri kumwe mwese mbagira inama hamwe. Isaha imwe ni amadolari 100. Nizere yuko bizabafasha cyane kunyishyura, no kubera ko bino bintu ntago mbikora nk'umuntu utari n'umwuga wanjye, mbikora professional. Nagiriwe amahirwe yo kubyiga, buri kintu cyose cyose nza nkabahereza hano, ntago ari ibyo mba nikuriye mu mutwe wanjye, ku mpano ndayifite yo kwigisha, ariko ibyinshi biva mu bitabo, biva mu byo nize. Hore bakunzi banjye, muraho murakomeye, nizere ko mumeze neza mwebwe n'imiryango yanyu. Twebwe iwacu turaho turashima Imana. Nkuko bisanzwe ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Hanyuma rero weekend nziza kuri mwese, nizere ko weekend iri kugenda, Imana iri kumwe namwe, ndabakunda cyane. Hanyuma rero tugiye kuganira nkuko bisanzwe, ni Chantal Hakiza, mama w'abana 3, ndubatse, ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta niho Imana indindiye ngiye n'umuryango wanjye. Nanone ndongeye ndagarutse mbabwira ngo mwarakoze kunkunda, n'umugisha udasanzwe kugira abantu nkamwe bankurikira umunsi ku munsi, kandi mugashima ibyo nkora, kubera ko target yanjye ari yo guhindura ingo za benshi. Rero Imana iri kubikora inyuze muri mwebwe musharinga amavideo yanjye. Abenshi ndabizi ni benshi bankurikira bahinduwe n'amavideo yanjye, Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu munsi ni muri weekend murabizi yuko tuganira ku mibonano mpuzabitsina, nta kindi kintu tujya tuganiraho muri weekend. Ni umunsi nahaye wo kugira ngo tuganire ku mibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina ni ikintu kiri tabu, ni ikintu kitavuga iwacu, iyo ukivuzeho waciye nk'amabere, ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko ngewe narabisengeye, Imana ibinyoboramo imbwira n'uburyo ngomba kujya nza nkabigisha kugira imibonano mpuzabitsina yacu igende neza, kubera yuko ntago tuzahora turi muri guhimbaza Imana n'ibiki byose. Hagomba kubaho n'igihe noneho tugakoresha umubiri wacu kugira ngo abashakanye bashimishanye. Rero kugira ngo bashimishanye niko tugomba kugira gute, hari byinshi cyane tugomba kugira gute kwiga kugira ngo ya mibonano mpuzabitsina ize kuza kugenda neza. Rero kugira imibonano mpuzabitsina igende neza ni kubera ko bari abantu ko ari babiri, umugore n'umugabo, bagomba kuba bamaze kwiyumvanamo, nyine bari muri mood yo kugira gute gukora iyo mibonano mpuzabitsina. Uyu munsi rero tugiye kwiga ku kintu nayowe muri iyi minsi, ndavuga ati nzakibaganizaho muri iyi weekend. Ikintu ndashaka kwigisha abantu munkurikira, imiryamanire, uburyo uryama niba warashatse, niba mu rugo rwawe, ese uryama gute ni ku gitanda cyawe n'uwo mwashakanye? Uryamana gute n'uwo mugabo mubana? Uryamana gute n'uwo mugore mubana? Ese kugira imibonano mpuzabitsina yanyu izaryohe, ese imiryamanire yanyu ubundi yatuma wifuza mugenzi wawe?
So rero tugiye kuvuga rero ku miryamanire, amapozisiyo ushobora kuba waryama mu gitanda cyawe bizatuma uhora wifuza mugenzi wawe, wifuza umugore wawe, wifuza umugabo wawe, ariko nyine mwese mwabigizemo uruhare. Nk'uko nababwiye ngo tugomba gukoresha imibiri yacu kugira ngo dushobore kuba twashimishanya. Pozisiyo ya mbere yo kuryama umugore n'umugabo. Hari ukuntu umugore abajya babikora murabizi, umugore akaryama gutya, tuvuge gutya, araryamye gutya, umutwe uri hano hejuru, ikibuno cye kiri ahangaha, amaguru yari ahangaha, akihina gutya. Yakwihina, urabona kino kibuno aho kiri, igitsina cy'umugabo kiba kiri ahangaha, hagahita hagira gute, hakora ku gitsina cy'umugabo. Ibyo bintu noneho umugabo yarangiza agahita afata gutya, agahuza mu nda, agafata mu nda, akamwiyegereza ku buryo neza neza biri buze kugira gute, intuzenye igisusu cy'umugore, ikibuno cy'umugore n'intuze n'igitsina cye byose biraba biri gukora ku gitsina cy'umugabo. Hagati aho ngaho bimeze nk'aho uri gutegura umugabo wawe, n'umugabo wawe kandi nawe ari kuguma nyine akwiyumvamo, ku buryo aho ngaho nimuza kugira wenda n'indi pozisiyo mushobora kuza guhindura kugira ngo mushyire mukora imibonano mpuzabitsina, haraba hamaze kubaho gusa naho mwamaze kuhana umuriro gatoya, mwamaze guhana nyine utubaraga mu kugira ngo muze kugira gukora imibonano mpuzabitsina neza. Izi pozisiyo ntabwo ugomba kuzikora ijoro rimwe. Urashobora guhindura uyu munsi, urashobora guhindura ejo bundi, ni ibintu ukora iminsi itandukanye, ntabwo ari umunsi umwe. Indi pozisiyo ya kabiri tugiye kuvuga ni pozisiyo yo kuryama murebana. Imitwe yanyu yose ni iyi ngiyi. Iyi ni imitwe yanyu yose, warangiza ugahita winjizamo amaguru mugenzi wawe. Urabona uku nguku nabikoze hano, wabonye? Ni ukuvuga ko ukuguru k'umugabo kukugiyeho hejuru, umugore nawe yinjije hasi, icyo gihe ibitsina byanyu biri gukonanaho. Hagati aho ngaho biratuma mugirana ukumva mwumvishe, niho utangira kumusoma, niho utangira kugira gute. Ibintu byarantangaje cyane kuba narumvishe ngo hari abantu batajya basomana bagiye gukora imibonano mpuzabitsina. So urumva yuko iyo mikorere, ibyo bintu byose ntabwo muba mwagize gute, muba mwashoboye kubikora kugira ngo mushobore no kuba mwasomana. Hagati aho ngaho ibitsina birahuye. Pozisiyo yindi ya gatatu, tugeze kuri pozisiyo ya gatatu. Iyo pozisiyo yindi ugomba kuryamamo, pozisiyo yuko umugabo, mwabonye nabwiye ngo uyu ni umugore, uyu ni umugabo, hanyuma noneho muraryamye gutya, muhuje imigongo n'ibisusu byanyu birahuye, ibibuno byanyu birahuye. Hagati aho ngaho urashobora kuririmba uri hariya, n'undi nawe akaririmba ari hariya, murashobora kuganira bitandukanye. Hagati aho ngaho imibiri yanyu iri gukubanaho, hagati aho ngaho nabyo biraza gutuma mushobora kuba mwakwifuza gukora imibonano mpuzabitsina. Tugeze kuri pozisiyo ya kane. Pozisiyo ya kane, kuryama ku gatuza k'umugore wawe mu mabere. Ryama mu gatuza k'umugore wawe mu mabere, uryamemo maze umugore narangiza gufate gutya. Biraryoshye cyane. So I can imagine. Biryoshye cyane. Umugabo arishima cyane kumukorakora, kumuhereza ka karese muri cya gihe akuryamye mu gatuza. Madamu umuhereza za karese mu izosi, mu mutwe, iki byose arya mu mabere yawe, aranezerewe cyane. Hano gituza Imana yaduhaye blessing. This is a blessing God has been blessing us with it. So ni ikintu gikomeye cyane Imana yaduhaye, umugabo ashobora kuri yaryamamo akanezerwa cyane. Hanyuma noneho iyindi pozisiyo ya gatanu ariyo ya nyuma, pozisiyo nawe yo kuryama mu gatuza k'umugabo wawe. Mu gatuza k'umugabo wawe ukafiringe, uryama uvuga ati sheri biraryoshye cyane. Siko biryoshye? Biraryoshye cyane. Ngiye mu gatuza k'umugabo wanjye mba numva nduhutse, mba numva nyine nabyo ibibazo byose na za bire zose zagiye, uba wumva nyine wageze mu ijoro, maze umugabo nawe akajya gukorakora, akora mu misatsi, agira ntuze, agukora ka massage mu ntugu n'ibiki byose. Reka nkubwire ikintu, izi pozisiyo ni nziza cyane ku bantu bashakanye. Mujye mugerageza guhindura pozisiyo umunsi ku munsi kugira ngo muhore mwiyumvanamo. Nibyo ngibyo nari bafite uyu munsi wa none. Imana ikomeze kubana namwe, ndabakunda cyane. Niba ushoje kuri video yanjye, kora subscribe, likinga, hanyuma usangize n'abandi, dukomeze kubakika. Ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza. Bye bye. Hanyuma umuti wa mbere ni uyu nguyu, sinzi niba mubona neza. Ni uyu nguyu, ni pink.
so bawita vagina probiotic, niko bawita uyu nguyu. Ubwo tugiye mfata ibinini 2 gusa byonyine, naba bandi mwamaze kugura muba muri kumbaza ufata gute, reka tuwufatane. Urashobora kuwufata mu gitondo, urashobora kuwufata hagati mu munsi, urashobora kuwufata ninjoro nta kibazo. Hanyuma rero tugiye gufata uwundi wa kabiri ariwo bita vagina moisturizing and mood, bisobanura yuko utanga ubushake mu mibonano mpuzabitsina. Uriya wa mbere ntabwo nabasobanura ariko ndabasobanura byose. Ubwo ngubwo naho ngomba gufata ibinini 2 byose ubifatira rimwe. Iyo aje amacupa aza ari kumwe ari 2. Imiti ni 2. Hari uyu nguyu wa pink nabonye, hakaba n'uyu nguyu wa red. No kuvuga ko imiti iratandukanye. Uyu nguyu wa pink utuma igitsina gihora gifite ubuzima bwiza, kigatuma igitsina cyawe gihora gihumura neza, igitsina cyawe gihora gifite ubuzima bwiza, kandi kikakirinda kurwara ama-infection. Ama-infection murayazi y'abagore aba yabarembeje, ikurinda kugira gute kurwara ama-infection, ziriya bacteria zinjira z'umwanda. Mu gihe wafashe uyu muti ntago iriya myanda iyije ihita isohoka rwose, ntihongere kurwara ama-infection. Kandi noneho n'ababandi bafite ibibazo byo kujya mu mihango bigenda bihindagurika, babandi bafite ibibazo byo gutwara inda, babandi bafite ibibazo byo kuribwa mu nda mu gihe bagiye mu mihango, uyu nguyu uyu muti mu gihe uwufata ntabwo ibyo bibazo wongera kubigira habe na gatoya. Hanyuma uyu wundi nawo ni umuti ugufasha kugira ngo imibonano mpuzabitsina yawe ihore igenda neza ku mugore. Murabizi ko abagore bakunda kubagora cyane. Hanyuma rero uyu muti utuma ugira ububobere mu gitsina cyawe, ugatuma ugira amavangingo, hanyuma ugatuma kandi ugira ubushake. Kuri babandi bafite ibibazo by'ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, uyu muti ni uwanyu. So hanyuma rero kuwushaka, niba uwushaka wajya kuri TikTok yanjye, mfiteho link ugenda ugakandaho ukagura uwawe mu gihe utuye hano muri Amerika. Ariko mu gihe utabishoboye nta kibazo, waza ukansangana box ukoresheje inomero yanjye iri aho ngaho, hanyuma ndabishyiraho information zose hano. Noneho ukagira gute, ukanyandikira kuri WhatsApp nkagukorera order, nkakubwira uburyo ushobora kunyohereza amafaranga nkagukorera order. Umuntu uba muri Amerika ni $80. Umuntu uba muri Canada ni $100. Umuntu uba muri Australia ni $150. Uba mu Rwanda, mu Burundi n'ibindi bihugu byose byo muri Afurika ni $180. Niyo nyoherereza, hanyuma bakabishipinga bakabizana ibya ewanjye, none nanjye nkabigushipingaho, niyo mpamvu bihenda. Ariko ugiye kuri TikTok yanjye birahendutse cyane, birakorohera kugira ngo ugire, kubera ko nawe bisaba yuko ugomba kugura membership. Ubwo rero ku bantu bashaka yuko mbagira inama mu rugo rwabo ku giti cye, umuntu ku giti cye, no kuvuga ko ahamagara kuri izo nomero mubona aho ngaho nazibahaye, arahamagara cyangwa akanyandikira kuri WhatsApp. Guhamagara ntago ari byiza, guhamagara reka ndongere mbisubiremo, guhamagara ntago ari byiza, ahubwo uranyandikira kuri WhatsApp tukumvikana gahunda. Mwabibonye aho ngaho, ku isaha imwe ni $50. Bwa mbere duhura nkumva ikibazo ufite mu rugo iwawe, hanyuma nanone twadesida guhura bwa kabiri, ariho nkubwira yuko ugomba kugenda kuganiriza umugabo wawe cyangwa umugore wawe, kugira ngo bwa kabiri niduhura mube muri kumwe mwese mbagira inama hamwe. Isaha imwe ni $100. Nizere yuko bizabafasha cyane kunyishyura, no kubera ko bino bintu ntago mbikora nk'umuntu utari n'umwuga wanjye, mbikora professional. Nagiriwe amahirwe yo kubyiga, buri kintu icyo ari cyo cyose nza nkabahereza hano, ntago ari ibyo mba nikuriye mu mutwe wanjye. Ku mpano ndayifite yo kwigisha, ariko ibyinshi biva mu bitabo, biva mu byo nize.